Imana yacu ni igitangaza cyane. Our God is so miraculous. Ikorera mu nzego zose. He walks through all the levels. Nahagurukanye n'uhagarariye ingabo mu murenge wacu. I came with the one who is in charge of the army in our sector. Akorera no mu murenge wa Nduba. He also works in the sector of nduba. Abaturage bacu bamwambaro wa gisirikare. Hallelujah! Hallelujah! Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus so much. Yesu ni muzima. Jesus is alive. Reka mbashimire rero. Let me thank you. Ariko uhagarariye ingabo akaba na pasteur. But the pastor and who is in charge of the army. Arimo arahatwa ijambo umwuka yaduteguriye. He has a word to share. Ni ijambo rito ntabwo turi bubatindire. Ni ijambo rito ntabwo turi bubatindira. Cyangwa muri insengero z'Imana. Amina. Mwaruzanye rero. Rugomba gutaha rwuzuye umwuka wera. Yesu ashimwe. Amina. Hari abo umwuka wakoresheje kugira ngo mugaragaze koko mwawakiye. Bamwe bakize indwara, abandi bakize ibitekerezo bari bafite bibi, abandi bakiye mituwele, abandi barikingije. Ntabavangira mu muziki wanyu mpaka mutaha. Mwanyemerera tukabaha ya kado, buri munsi muzima dutanga kado. Ndasaba pasteur adufashe azane bwa butike uyu na radio kuri butange bayizane kugira ngo abayobozi baje kudusoreza igiterane basige babahaye impano, sibyo? Ejo mwatwaye telefoni, sibyo? Iyo ufite telefoni ibintu biroroha, ikoranabuhanga, sibyo? Ni na gahunda ya smartphone turazifite, sibyo? Iyo radio ihari amakuru hanyuma tukaba dufite n'ijambo ry'Imana n'ibindi byose. Uyu munsi ni uri butsinde rero. Sibyo? Noneho nabucuguse, noneho utoragure kamwe yimpundurire mushumba. Iki kiradiyo ni uri bugitwarira. Natinda turagaca. Ufite 114 yaza hano kuri stage. Yatashe? Yatashe? 114 katamani kamaboko batubone. Nazamura amaboko ahanari. Mbere yuko azamuka 114 urese webeho. Mwanze murebe nimba arizo nimero mbere yuko azamuka. Mukidasha wakoresheje irihe banga ngo se utombole? Nabanga nakoresheje n'amahirwe y'umuntu nabanga nawe. Wowe waje ufatira agatike gusa. Mu bana 1000 ni wowe uvuyemo. Iyi radio uzayigeza. Umuyobozi wacu, we want to welcome our leader uhagarariye umurenge, who is the sector heading the sector. Akaba n'umuyobozi wacu mu bijyanye no kuyobora cyangwa se muri gahunda zijyanye no ashinzwe gahunda z'imiyoborere myiza mu murenge wacu. He is in charge of good governance in our sector. Ariko yaje ahagarariye umunyamabanga wacu nshingwabikorwa w'umurenge. But he came in the place of the executive leader of our sector. Tugiye kumwakira. We're going to receive him. Yaradufashije. He helped us so much. Hanyuma adusoreze kino giterane ku mugaragaro. He's going to conclude the crusade. Hanyuma abahanzi badushireho indirimbo. Then the singers will come after. Atambuka hano as they come from. Reka tumwakire n'amashyi menshi. Let's welcome with a round of applause. Turaza kugira umashyi cyane. Abashumba baraza kuguma hano. The pastors will stay here. Twagira ngo tubabwire ko n'ibikorwa by'izi gahunda zikomeje na nyuma mu cyumweru gitaha tuzaba turi muri follow up. Also want to tell you that next week we'll be having the follow up, the trainings for the people who have been saved. Amen. Amen.
Hallelujah. murakoze cyane twaje kwifatanya namwe muri iki giterane nk'uko mwari mwabitumenyesheje mutangira. Thank you very much for allowing us to come here in this crusade. We knew even in the beginning. mutangira twari duhari. We were here in the beginning. hanyuma no gusoza twifuje ko tuza kubana namwe. We want you to be here in the end too. Imana yacu ni igitangaza cyane. Our God is so miraculous. ikorera mu nzego zose. He walks through all the levels. nahagurukanye n'uhagarariye ingabo mu murenge wacu. I came with the one who is in charge of the army in our sector. akorera no mu murenge wa Nduba. He also works in the sector of nduba. abaturage bacu bamwambaro wa gisirikare. Our people know them in the uniform of the army, the military army. ariko nanjye uwo munsi namubonye mu mwambaro w'abavugabutumwa. But me myself saw him today in the as an evangelist. Amen. Amashimeshi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus so much. Yesu ni muzima. Jesus is alive. Muririmbe ngo Yesu ni muzima. Amina. Enough. Murakoze cyane. Thank you very much. Twari tumenyeranye mu bikorwa byinshi bijyanye n'umutekano ariko uyu munsi nabihinduye. We normally know each other in the security affairs, but now I changed. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Amazina ubundi nitwa Prudence Twingimana. My name's Twingimana Prudence. Musanzwe mumenyereye ko nshinzwe umutekano muri uyu murenge. Normally you know me as in charge of security in the sector. Ndetse no Nduba. And in Nduba. Ariko uyu munsi I'm a pastor. But today I'm a pastor. Rwanda umupasiteri mu methodiste libre. I'm a pastor in Methodist, Free Methodist. Nkaba nkuriye n'amashuri ya hariya bita Kayonza muri Geofashe Romo ishuri hari rya pasiteri. So I also had the pastor's school there in Kayonza. Abandu umwarimu ariko nkabona ko ntaburi w'ishuri. I'm a teacher but also I'm an accountant of a school. Byose no muri mikomeye rero ariko all those are great works. Kubera Imana byose ndabibasha. God enables me in everything. Imana iduhana umugisha cyane. God bless us all. Amen. Reka dukomere Yesu mu cyicaro kubw'umuyobozi wacu. Amen. nibyo nababwiraga rero yuko Yesu ari umwami. That's what I was saying, that Jesus Christ is King, is Lord. akorera mu byiciro byose by'abayobozi. He works in all levels of leadership. kubera ko tuba dushaka amahoro. Because we need peace. kandi twasanze ari we yatanga. And we know that is the one who gives peace. tugomba kugendana nawe muri byose. We need to walk with him in everything. tukagenda hose. To go everywhere. kuko tumufite. Because when we have him. abaturage bamufite. When the people have Jesus. mu ngo haba amahoro. If there's hope, the peace at home. umutekano uraboneka. There is security. imiyoborere igenda neza. Good governance. Hallelujah. Hallelujah. muri aka kanya rero turashimira cyane. So in this moment we want to appreciate abateganyije n'abashyize mu bikorwa iki giterane. those who planned and who executed this crusade. baradutekereje kuri uyu musozi. They thought of us on this mountain. biragaragara yuko Imana ikunda aka gace. That means that God, He loves this area. kuko dufite utugari dutanu. Because we have five cells. kandi dufite bose ahakwakirira abantu nk'aha ngaha. And we have the places that can host people, places like this one. ariko umwuka wera watekereje kuza hano. But the Holy Spirit thought of coming in this place. kugira ngo tube turi kumwe kuri uyu musozi iki gihe. So we could be together in this moment. turimo twifuriza abaturage bacu umugisha wo kugubwa neza, kugira ubuzima. Wishing blessing to our people to be in good health. kugira ngo imiyoborere igende neza, bagire ibyishimo. So that we are going to be happy with the good governance. abaturage bishimye, nta kiba cyiza nabyo. So there is nothing happy with the happy people. mu by'ukuri amakimbirane agiye kugabanuka mu muryango. So we believe that the conflicts in the home are going to be over. kuko twamenye ko hari imiryango irenga 100 imaze gukizwa. Because now we know that there are more than 400 families that receive Jesus.
abo ni intumwa zabo basize mu rugo. Those are the apostles. Those are the messengers to those that are left to home. Message mwadusigiye uyu munsi cyangwa ubutumwa. The message you gave us today and the message you gave us today Mugiye kugira abo buhindura. is going to change many. Kuba abantu bateranye gutya ntago batashye ubusa. Because coming here, people did not go empty-handed. They went with a good luggage. Kuko nanjye n'umuyobozi w'ingabo hariya ukawera yatugendereye tukihagera. Because me and my leader, the Holy Spirit came to us when we arrived here. Ndamubaza ngo se ndaza kuvuga kuri nde. I asked them, who am I going to say that you are? Ako kanya pasteur wari uyoboye ibiganiro. Then the pastor who was leading, atangira kubaza abaje muri iki giterane. he started to ask people who came in the crusade. Ati mwebwe mwumva Yesu ari nde? They asked, who do you say that Jesus is? Bivuze ngo natwe twagenderewe. It means that you too, Jesus is to us. Hallelujah. Hallelujah. So we are very excited. Ariko amadini But the churches cyangwa amatorero or the congregations, uko twebwe tuyobora bose because we need everybody, ni uburenganzira bwabo, it's their right. ariko umutima w'umuntu ugira uguhitamo. But we know that the heart of man has choice. Natwe twahisemo Yesu Kristo umukiza wacu. Ourselves we chose Jesus Christ as our King and Savior. Kubera ko twemera ko yapfuye akazuka. Because we believe that He died and He rose again. Ni nabyo dusangiye twese. That is our common denominator. Ni narwo ruvugiro dufite. And that is where we found. And that's what brought all these leaders who came from abroad. They have truth that Jesus Christ died and rose again. Let's clap for Jesus. Let's clap for God. Now when they go back, we wish you the journey masses. May the Holy Spirit keep empowering you. May He escort you. May you keep having strength to give yourself for others because you do tremendous work in us. Even in the medication of those diseases that are really a threat to us. In the COVID, you had many people who are not fully vaccinated. But now they have also to come closer to the people. And the people have been vaccinated fully too. So we have a very, very good reward from this crusade. So in fact, we wish you to have a Rova Kigali. Because when you have you, we lack nothing. You know that our country works with the churches to lead the people. So, our good people, please allow me. So that people here, you pay your health insurance. Because when you don't have that, it's a very trouble health. Let me thank you. But the pastor and who is in charge of the army, he has a word to share. So he has a small thing to share with us, very small. We are not going to take much time from you. Muriteguye kwakira? Reka twakire rero afande aduhe ijambo. Aba pasteur mushaka kwicara muri izi ntebe ndetse protocole bakazana izindi ntebe pasteur bakaba bicariye. Yesu ashimwe cyane. Mukanya gato y'abahanzi barahari n'umugira ikibazo. Murabashaka? Ngaho reka twakire ijambo. Turasoma abafite Bibiliya mwamfasha gusoma aba pastors cyangwa n'abandi. Turasoma ijambo rigufi cyane ariko ry'ingenzi
abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 wonyine sibyo mucashaka twumvikane abakorinto ba mbere igice cya kangahe igice cya 3 umurongo wa 16 honore umurongo wa 16 abakorinto ba mbere igice cya 3 rutubwira ngo yego nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana urusengero rw'Imana rugira rute ngo ariko ini brief ngo hatoya cyane ngo ari mwebwe yego se ubwo ko muhagaze ko nguko mufite insengero z'Imana cyangwa muri insengero z'Imana amina mwaruzanye rero rugomba gutaha rwuzuye umwuka wera yasashimwe amina hari abo umwuka wakoresheje kugira ngo mugaragaze koko mwawakiye bamwe bakize indwara abandi bakize ibitekerezo bari bafite bibi abandi bakiye mituwere abandi barikingije n'ubu ngo hano urusengero ko mwaruzanye muruvanyiriya murushubijeyo rwera yesu ashimwe ikizakurikiraho rero ikizakurikiraho ni iki ni ukuzakomeza mukarweza yesu ashimwe murabinyemereye yego muzamura amaboko hejuru mushime Uwiteka shimira Imana cyane kuko ubu butumwa butambutse kandi busigiye umusaruro nizere ko mwahindutse muhindutse amina amen nta gusubira inyuma amina amen amina amen mwahindutse nabibonye ko mwahindutse yesu ashimwe amen mituwere ku gihe kwikingiza ku gihe urusengero hafi ibyumba by'amasengesho kujya ahantu hashoboka cyane cyane hakorera abakozi b'Imana yesu ashimwe cyane amen amina amen njya no kwigisha cyane ntabwo njya mvuga amagambo menshi kuko bangira ngo tujyane kandi dutekereze n'ibindi bijyana mu iterambere ry'umwuka ndetse no mu ruhande rw'umubiri yesu ashimwe cyane amen ndabashimiye cyane rero ku bwihangane mwagize kubwo mwazanye insengero z'Uwiteka kugira ngo hanozozwe amina hanyuma mukazisubizayo zera kandi zikazakomeza zikera ubuziraherezo amina amen ndashoje ndumva uko ndashaka kuganira abakozi b'Imana namwe mwabaye abakozi b'Imana basha yego ariko winjiye mu murimo yego ntabwo tuvuga ngo ubwakizirwa hashize imyaka 15 ngo 20 upfa kuba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe yesu ashimwe amen amina amen mushimira Yesu rero aya mashimwe yongere mumeze neza kabisa n'ubuyobozi bw'umurenge bukababwira ijambo ry'Imana kugira ngo mube abaturage beza na fanda akababwira ijambo ry'Imana mukomere Imana amashi noneho ndagira ngo kuko ndashaka ko ninakira Stella na Torero nkabavangira mu muziki wanyu mpaka mutaha mwanyemerera tukabaha ya kado buri munsi muzika dutanga kado ndasaba pasteur adufashe azane bwa butike uyu na radio kuri butange bayizane kugira ngo abayobozi baje kudusoreza igiterane basige babahaye impano sibyo ejo mwatwaye telefone sibyo iyo ufite telefone ibintu biroroha ikoranabuhanga sibyo ni na gahunda ya smartphone turazifite sibyo iyo radio ihari amakuru hanyuma tukaba dufite n'ijambo ry'Imana n'ibindi byose uyu munsi ninde uri butsinde rero umwana uzi gusoma ninde wowe wambaye akagofero ngwino hano tusanya abantu bakuru babera ariko yifashe umwana murabona ko hano harimo ubutike iyo babahaye agatike k'ubuntu hano hasigara iki
umva terura cyane ubereka ko ari byinshi. Fata injizamo amaboko uterura ubwo butike, amaboko abiri ubereke ko harimo ubutike bwinshi. Usubizemo n'agataka gasubizemo. Uyu mwana hari umunazi ari bubere no sibyo. Noneho nabucuguse, noneho utoragure kamwe yimpundurire umushumba. Iki kiradiyo ni nduru gitwarira. Ikintu cya mbere ni iki? Ni amakuru rwose. Mujye mwumva amakuru, mumenye aho iterambere rigeze, mushyire kuri radiyo musenge, sibyo? Zamurira rwose kivemo abantu bose bakibone ugitwara sinzori. Birukagera uti ngaho senga cyane kibere kipase. Nakibonye n'amabafure yacyo. Fasha amabafure yacyo yateruye. N'amabafure yacyo do atatu yose. Dore ngayo ibifite na fagitire yayo na buri kintu cyose, sibyo? Noneho ongera babibone ko utabera. Iterura zose ziterura. Murabibona? Noneho mufashe ikarito, ndagira ngo nkwereke. Wowe terura amatike yose yagira hejuru. Murabibona? Ngaho toranyamo agatike kamwe murayiteruye, kamwe gusa. Ngaho soma nimero ziriho. Inimero uri busome, uyifite aratwara iradiyo. Muhe mikoro. 114 ahari asakuze tumubone. 114 natinda turagaca. Ufite 114 yaza hano kuri stage. Yatashe 114 katamani kamaboko tumubone. Nazamura amaboko ahantu mbere yuko azamuka. 114 buri wese arebeho. Mubanze murebe nimba ari zo nimero mbere yuko azamuka. Mubanze murebe ko ari zo. Nizo amashi yabonetse 114. Witwa nde? Muhe mikoro. Witwa nde? Ko numva ijwi ritava yose kandi watsinze. Ndacyayisenga Tomasi tuyehe? Mu Kidasha. Wakoresheje irihe banga ngo se utombole? Nabanga nakoresheje n'amahirwe y'umuntu nabanga nawe. Wowe waje wifatira agatike gusa. Mu bana 1000 ni wowe uvuyemo. Iyi radiyo uzayigenza ute? Iyi radiyo nzajya nicuranga yongeyeho n'imiziki gutemye nawe. Okay. Noneho nimunyemerere twakire umuyobozi waje kudusoreza igiterane, ndetse ari kumwe n'umukozi w'Imana udushoje kutubwiriza akabahagarariye ingabo. Bazi imbere kugira ngo bashikirize iyi radiyo, bayimushyikirize iyi radiyo. Ongera twibutse amazina. Ndacyayisenga Tomasi. Ndacyayisenga yayisenze rwose, none Imana iramwibutse. Ndasaba kugira ngo bazi imbere bashyikirize iyi radiyo ayakire. Ni sembole yo gukoraho bayimuhereze, iri mu ikarito. None hasigaye namubwira iki? Na telekomande yayo, na fagitire yayo, n'amabafure yayo, na buri kintu cyose. Dore mubafashe muyishyire hejuru. Amashi yari hehe? Ya chairman ni ahegere dufate ifoto y'urwibutso. Ayo mashi ko mutishimye ko yayitomboye mugenzi wanyu. Ndacyayisenga rero radiyo. Ubundi wajya gusenga Ndacyayisenga. Wasengaga. Komereza aho rwose Ndacyayisenga. Sibyo? Ariko noneho ugenda ubwira abajeni bose ko Yesu agira neza, sibyo?
abamuyobye ibiyobyabwenge babwira uti ntimuzongere, sibyo? Na bya bindi byose. Nta cyiza cy'ibiyobyabwenge, nta cyiza cy'ubusinzi, nta n'icyiza cyo kwigomeka. Urubyiruko rwose ubabwira uti Yesu agira neza, mushimire Yesu agira neza. Okay, murakoze cyane. Tangira kwimenyereza kubyina kuko tugiye kubyina. Amashyi y'Imana, amashyi.